Ndagusuje mukunzi wa ETV, ndagushimiye wowe udahwema kutwumva ndetse no gukurikirana byinshi muri science unyuze kuri iyi channel. Ubusanzwe abahanga muri science bavuga ko habaho ubwoko bw'ibirunga butandukanye ugendeye ku miterere yabwo. Urugero, hari ibirunga biba byarasinziriye bakunze kwita dormant volcano, ibirunga bikiruka bita active volcano ndetse n'ibindi. Ariko kandi uyu mwanya mureke tugaruke ku kirunga cya Nyiragongo gikomeje kuvugwa nyuma yaho tariki ya 22 Gicurasi mu masaha y'isa moya cyongeye kuruka. Ibi kandi bibaye nyuma hafi y'imyaka 19 kuko cyaherukaga kuruka mu mwaka 2002. Ikirunga cya Nyiragongo ni ikirunga kikiruka cyangwa se bita active volcano mu rurimi rw'icyongereza. Ni ikirunga gifite uburebure bwa metero 3470. Iki kirunga kandi kikaba kiri mu kibaya cya Albertine. Ni ikirunga kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu birometero 20 mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Ni ikirunga kandi kiri mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ku mugoroba w'itariki 22 Gicurasi mwaka 2021, abaturiye ikirunga cya Nyiragongo mu mujyi wa Goma uri mu burasirazuba bwa Kongo batunguwe no kubona ikirunga cya Nyiragongo kiri kuruka ku buryo budasanzwe. Ubundi bigenda gute kugira ngo ikirunga kiruke? Umusozi n'ikirunga ahantu bitandukaniye, abantu benshi bajyaga bamugani banabyibaza babese ko bavutubwanga ikirunga cya Nyiragongo twakireba tukabona n'umusozi bitandukaniye wenda n'indi misozi tugenda tubona muri za Nyamagabe cyangwa ahandi hantu hatandukanye. Ikirunga rero ni umusozi wabereye ibikorwa byo kuruka. Bishobora kuba byarigeze kubaho bikuru bikaba byarahagaze cyangwa se n'ubungubu bikiba, ariko abashakashatsi bakaba barahabonye ibimenyetso byerekana koko aho hantu higeze kuba irukwa ry'amaguma cyangwa se ry'ibikoma biva mu nda y'isi kuri uwo musozi. Umusozi rero uba ari ikirunga ubutandukanye n'umusozi usanzwe. Naho birebesha amaso gutya gusa babona n'ubundi kirunga ari umusozi, ariko uwo musozi yaho utandukaniye n'umusozi usanzwe no kuba ufite ubushobozi bwo kuba wararutse mu bihe byashize cyangwa se uzarukuri active. Yego. Hanyuma reka none tugaruka kuri kino kintu barimo kugaragaza ko iruka rya Nyiragongo ari iruka ridasanzwe. Kuki iyo mugani babyisi bidasanzwe? Impamvu Nyiragongo bavuga ko iruka ryayo ridasanzwe no kubona Nyiragongo yerukaga kuruka mu 2002. Urumva nyuma y'imyaka 19 ishize ikirunga kikongera kuruka. Nova Nyiragongo ibarirwa mu birunga biteje isi akaga muri iyi minsi kubera ko ni ikirunga isaha n'isaha gishobora kuruka. Ngira ngo n'umwaka ushize 2020 abashakashatsi bari babigaragaje neza ko Nyiragongo bikurikije ibimenyetso bihari izaruka mu gihe cyavuba. So yararutse rero. Impamvu ko Nyiragongo ari ikirunga kibi cyangwa giteje isakaga nuko ni ikirunga kiri very active cyangwa se kiracyari mu gikorwa kandi none gifite imbaraga nta nubwo kiteguye kuba dormant cyangwa gisinzire. Niyo mpamvu nteka ko kiri nicyo kirunga hari cyambere muri Afrika kiri active ku rwego rw'uko mu myaka 19 gishobora kuruka. Nta nubwo ari igihe kiba kiri precised nejo cyangwa ejo bundi umwaka utakumva ngo kirongeye. So ni ikirunga rero kidafite control kubera ko gishobora kuruka isaha yari bivuze ko n'abahanga muri science badashobora kuvuga bati twebwe turateganya ko rigishaka kuruka kwa mbere cyangwa kuwa kangahe. Barabiteganya kuko nk'iriruka ryabaye ejo bari bararivuzeho umwaka ushize bahakurikijwe ibimenyetso biba bigenda bapima bareba ubushyuhe buri hejuru ku munwa wacyo n'ubusanzwe bwari buhari. Bashobora kubipima bakavuga bati iki kirunga turabona iki gihe n'iki gishobora kuruka. Gusa Nyiragongo yo ihora yiteguye kuruka. Barakoze kuvuga ngo ubundi isi ifite ibice bitatu. Hari icyo bita crust, hari urumva wenda dufate rugero igi. Reka dufate kino gishishwa cy'inyuma tukite crust. Tugere ku mweru tuwite manto. None umuhondo tuwite core. Ngira ngo wenda ku bantu bazigira ifasha ukaribiza bimwe bita kuri teka bujumba ibyo bintu bahita bisobanukirwa. Hari rero muri core cyangwa se muri wa muhondo w'igi tumaze kuvuga haruguru niho mu by'ukuri haba hari zira magma cyangwa se abari amaroche cyangwa se nasinzi intare cyangwa ibitare biri muri icyo gice. Noneho rero biza kuba maguma iyo ubushyuhe muri ako gace bwiyongereye, hanyuma bikaza gusohorwa n'iki. Hashobora kuba umutingito, muza earthquakes. Iyo ni ishobora kubipusa. Noneho nawe uko umutingito upusa ibyo bikoma byashyuhiye aho hasi bigahinduka igikoma cy'umuriro cyaka. Uko umutingito ubayeho ukabipusa ukabyiga ya manto bikameneka hejuru kuri crust. So ibyo ngibyo rero bibaho bitari predetermined cyangwa tuvuge wenda ngo ni ibintu bishobora kuzaba ejo cyangwa ejo bundi. Byose biterwa nyine n'imihindagurikire y'isi imbere, ariko apana bimwe tuvuga ngo ni imihindagurikire y'ikirere.
muvoma zibera mu nda y'isi, hakubita wenda uwo mutingito niwo ushobora kuzamura biriya bintu tukabibona hanze bimanuka, ibyo bita lavage. Umuntu ashobora kwibaza akavuga ati kuki bitabera wenda ahantu hagiye hatandukanye bikabera ku kirunga? Niyo mpamvu nyine aba ari ikirunga, niyo mpamvu kiba gitandukanye, niyo mpamvu kititwa umusozi kikitwa ikirunga. Birumvikana ko hari ahantu henshi, nk'ubu nahoze numva ko ikindi gihugu kiri mu kaga gishobora kuzarukirwa n'ibirunga cyane ni Ubutaliyani nabwo bufite agace karimo ibirunga bikunda kuruka cyane, ku buryo muri iyi minsi birutse bavuga ko abaturage hafi 400,000 bashobora kuhasiga ubuzima. So haba hagiye rero hari utwo duce tuzwi hirya no hino mu isi. Impamvu wenda ishobora gutera, indi nasobanura impamvu ishobora gutera nyiragongo kuruka, wenda uyu musozi duhagazeho wa Butare nturuke, benaterwa n'ibyo bita roche permeable cyangwa impermeable. Nuvuga n'ubundi ibyo bikomba biba hasi aho bihora muri muvuma, ariko kubera ko manto cyangwa cya gifuniko kindi gikurikiraho hariho bw'ubusanga gifite amarosha akomeye bitabasha kumena ngo bisohoke, ugasanga ahantu henshi ntihakunda kuruka. Ariko noneho kubera ko wenda wa musozi wa Nyiragongo amaroshe akurikiye apfunikiye bya bikoma yo yorohereye, habaho ka earthquake gato cyangwa umutingito muto, hagahita hasaduka bya bikoma bikabona inzira. Niko nabisobanura. Nabonaga ko Nyiragongo bayivuza n'iki kibaya bakunze kwita ngo ni Albertine. Simbizi bihuzwa gute, kubera iki? Ubundi hari muri geography hari ibibaya byagiye byiforuma kubera iruka ry'ibirunga. Uzanacunge urebe nk'ubu ufashe ikiyaga cya Kivu, ugafata ikiyaga cyitwa Edouard cy'Ibugande, ukamanuka linye ya Tanganyika, usanga ari ibiyaga bifite umurongo umwe. Nuvuga ngo ushobora kuzamukira Tanganyika ugahita ugwa ku Kivu ugakomeza ukagera kuri Edouard, kandi ni ibiyaga byose bigiye bikikijwe n'ibirunga. So biriya biyaga rero bavuga ko byagiye byiforoma ku iruka ry'ibirunga, cyangwa se iruka ry'ibirunga rigatuga imisozi ikazamuka igasiga ibibaya, hanyuma nabyo bikazamo amazi bigahinduka ibiyaga. Ariko nyine n'icyo kibaya rumbajije nako nuko kiba cyariforomye, kuko nk'ubu tuvuge wenda nk'uyu musozi duhagazeho ushobora kwitugatuga ushaka kuruka, bigatuma wisunika wipusa, hanyuma iki gishanga kiri hasi munsi ya kaminuza kikaba kinini cyane ku buryo gihinduka nyine valley. Abantu bakajya bavuga bati hari isano iba hagati y'uyu musozi wa Butare na kiriya kiruka, wenda cyarutsemo ibikoma, ikibaya kirera cyane cyangwa hiforoma ikiyaga, bityo bikagenda bigira shene. Nyuma yo kumva byinshi kuri iki kirunga, ubundi mu mujyi wa Rubavu bimeze bite? Umwuka wifashe uti? Nanjye rero nk'abandi bose nahuriye ndebye mbona ikirere cyose cyabaye umutuku nka kumwe iyo hari ahantu hahiye imyotsi izamuka, ndetse n'ahantu hose hakaba umutuku kubera umuriro. Ko nibwo twatangiye gufungura amaradiyo twumva kuri RBA bahamagara meya w'akarere ka Rubavu ahumuriza abaturage, avuga ko badakwiye kugira ubwoba, nihagira ikintu gikomera baratubwira tukaza kugira ahantu tujya bakadufasha. Ariko atangiye kuvuga ko ari abakongomani bambutse baciye mu bibaya, abandi baciye kuri Grande Barriere, abandi kuri Petite Barriere, nabo babakiriye bo kuko agace gato cyari cyaje cyamanutse, maguma zamanutse zatatse n'ingo zabo. Hari ingo twagiye tubona zafashwe n'amamodoka yabo arangirika yaraparitse mu bipangu. Ni ukuvuga ngo aho twagiriye agahenge nuko twatangiye kubona biri kwerekeza mu gice kitari muri aka gace kacu ka Rubavu, ahubwo byerekezaga mu majyaruguru ya Kongo, n'ubundi ubwo nukuvuga za Uganda, niho hari byinshi bishobora kuba byangiritse abaturage batuye muri icyo gice. Ariko twebwe urebye nta ngaruka nyinshi, nta ngaruka byatugize usibye kuba abantu bagize ubwoba, kuko guhera mu masaa 4 z'ijoro nibwo imitingito yatangiye, ukajya uza buri munota cyangwa buri minota 3 cyangwa buri minota 2 gutyo, ntago higize hacamo igihe kinini nta mutingito utaje, ku buryo byagoranye ko abantu basinzira. Bamwe bari bari hanze, abikarumye bakaguma mu nzu, n'ubundi basinziriye nabi. Muri make mu ijoro nuko byagenze. Mu gitondo nabwo twabyutse, buri minota 3 umutingito wazaga ari mwinshi, ku buryo uri mu nzu y'amabati ahantu bitubatse neza bisaba ko bijegera, byajegeye cyane, uraza ukajegeza cyane ku buryo ugira ubwoba ntugume mu nzu, ugahita usohoka ukajya hanze ugasanga abandi. Muri make abantu
guhera nijoro abaryamye ni bake, uyu munsi ku manywa ho ni nk'aho bose biriwe hanze, kuba uri mu nzu biragoye, usibye kuba byatanze agahenge nko kuva mu masaa yine kugeza mu masaa sita n'igice, nibwo wenda umutingito wazaga haciyemo nk'iminota 10 yonyine, hagati y'iminota 10, ariko ubundi nyuma yaho n'ubu na mukanya wambwiraga ngo mbe nakubwira uko situation imeze, haje umutingito ubugira gatatu ukomeye cyane ku buryo inzu y'umuturanyi ari kuvuga yuko isadutse. Bivuze ngo rero bikomeje gutya, ubwoba bwa bwinshi, nta muntu waza kurara mu nzu, kuko buri munota cyangwa buri minota 2 umutingito uraza ukajegeza inzu. Ikindi nakongeraho ni uko abakongomani bo bari baje, izo maguma zashenye agace kabo gatoya bahunze, ariko nyine bigahita birangira, bikaba ngombwa ko basubira iwabo, batashye mu masaa 2 basubiyeyo, ariko nyine ubuyobozi bw'inaha bwari bwabashyize ahantu hamwe, bareba uburyo babafasha, ngo abandi bari bataye ibyo kurya bitari byanashya, babafasha mu buryo bwo kurya, nuko babonye byoroshye, nibwo ubuyobozi bwo muri Kongo nabwo bwabashishikarizaga gusubira muri Kongo, bagataha bagasanga ibyabo. Icyo navuga rero muri aka kanya ni uko imitingito yo igikomeje, kandi noneho yo iri ku rwego rukomeye, iri kujegeza cyane, nubwo bitari kumara akanya, ariko ntago biri kujegera ngo wihanganire kuguma mu nzu, urahita usohoka ukaba ugiye hanze byakoroha ukagaruka. Igitangaje kirimo mu bahungiye mu Rwanda ni ukubona uwahunganye ihene, harimo n'abari bahunganye ibintu ubona bisa nkaho twe tutakibona hano mu Rwanda by'ibitogotogo bino by'amagare akoze mu biti byikorera imizigo. Ikindi noneho cyashekeje abantu cyane ku bijyanye n'uburyo abakongomani babonye bimaze gucururuka bakabifata nk'urwenya, bahise bajya kuri za maguma izi ngizi zari zatembye zerekeza iwabo, batangira kwiyokerezaho ibigori. Amafoto amwe n'amwe mwagiye namwe muyabona. Ubu tuvugana haje umutingito ukomeye cyane, inzu yari ingwiriye ibintu rero birakaze, turasabwa kuba turi hanze.